twongeye kubatashya muraho neza bakunzi abantu tubana hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'Umuco Nyarwanda. Nizere ko mumerewe neza aho muri hose ibyo murimo, mwibuka kuzirikana umuco nyarwanda ndetse n'ururimi rwacu. Uyu munsi rero tugiye kongera tugirane ikindi kiganiro, kongere tuvuge ku rurimi rwacu cyane ko ari rwo ruduhuza, ni umwihariko utaba buri hose. Hari ikiganiro twakoze mu minsi ishize kivuga ku nshoberamahanga. Twasobanuye inshoberamahanga zitandukanye, harimo nko guca inkerera mu cyamo, harimo kugwa gitumo n'izindi. Uyu munsi rero abadukurikira bakomeje kudusaba kugira izindi nshoberamahanga twasobanura, kandi natwe kuko tubifite muri gahunda. Uyu munsi rero tugiye gusobanura izindi nshoberamahanga. Uyu munsi turibanda ku nshoberamahanga zishingiye ku nshinga kubona, ibintu bijyanye n'amaso kureba, ndetse tunasobanure inshoberamahanga runaka zishingiye ku bintu abantu bakorera abandi, cyangwa se uko babafata cyangwa uko babitwaraho bidashimishije, bitari byiza. Murabizi ko twitwaranaho bitandukanye. Rero mudukurikiye kugira ngo mwumve neza zino nshoberamahanga zose. Nugira ikibazo ugira, utwandikire muri comment, cyangwa se ukagira igishya umenye utaruzi nabwo ubigenza utyo, cyangwa se ukagira indi nshoberamahanga wenda ijya ikwisoba bifuza ko twasobanura mu biganiro by'ubutaha, utumenyeshe muri comment. Niba rero bwo bwa mbere urebye ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, wakwihutira kuyikora kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizakugereho bidaciye hirya no hino, bidatinze. Uyu munsi rero ese nk'ubu nkubajije, wari uzi ko inshinga kubona iyi ngiyi dukoresha buri munsi ishobora kuba inshoberamahanga? Reka tuhere kuri iyo nshoberamahanga. Uzumva abakuru bavuga bati uzabona, cyangwa bati nta usaza atabonye. Kubona dusanzwe tubizi ko ari ukureba n'amaso, ariko hari inshinga kubona ikoreshwa nk'inshoberamahanga ishaka kuvuga guhura n'ingaruka z'ibintu. Bati uzabona sha, nutitwara neza nudahinduka uzabona. Bashaka kuvuga ngo nudahindura wenda imyitwarire yawe, nudakora iki cyangwa ureke gukora iki, ingaruka mbi zizakugeraho. Kubona rero bijya bisobanura kubona ingaruka cyane cyane imbi z'ikintu runaka. Hano twanavuga indi nshoberamahanga ya kabiri yitwa kubonabona. Kubonabona rero abantu bakuru bakunda kubikoresha, bati yo runaka yarabonabonye. Kubonabona rero ni uguhura n'ibibi byinshi byegeranye bikaguhuriraho, ibibi bikomeye, mbese ibintu bikugendekere neza kandi ari byinshi kandi byegeranye. Icyo gihe uba wabonabonye. Bishobora kuba uburwayi wenda bwagusabitse ari bwinshi buguhuriyeho, bishobora kuba ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ubuzima, imibanire n'abandi mu muryango, cyangwa n'ibindi. Ukavuga uti yo, uti runaka yarabonabonye koko, ushaka kuvuga ko yakubititse, ko yahuritse, ko yahuye n'uruva gusenya, ko yagize byinshi bimusonga, bimumerera nawe mu gihe runaka. Ibyo rero byitwa kubonabona. Kuko rero twahereye ku zishingiye ku bintu bijyanye no kureba n'amaso, reka dusobanure inshoberamahanga yitwa kurenza ingohe. Kurenza ibintu ingohe cyangwa se ukarenza umuntu ingohe ni ukubyirengagiza, ni ukutabiha agaciro, ni ukutabiha umwanya munini, ntubitindeho, cyane cyane igihe ari mu rwego rwo kubisuzugura cyangwa kutabiha uburemere bikwiriye. Icyo gihe uba wabirengeje ingohe. Urugero, umubyeyi wenda, ntabwo runo rugero ntabwo nshatse kuvuga ko hari umuntu ubikora, ntihagire n'uwo uzabikora, ariko umubyeyi wenda akugiriye inama runaka nk'umwana, ntuyihe uburemere, ukabyihorera burundu, ukikorera ibindi bitandukanye nawe, kandi iyo nama yari ingenzi, ubu yirengeje ingohe. Kurenza rero ibintu ingohe ni ukutabiha uburemere bukwiriye, cyane cyane ibintu by'ingenzi bishobora kugira ingaruka mbi kutabikurikiza. Habaho rero indi nshoberamahanga. Uzumva abanyarwanda bavuga bati runaka yandebye nk'ikimbwa ihaze. Kureba nk'ikimbwa ihaze rero ni ukurebana agasuzuguro, ni ukurebana amaso agaragaza ko utitaye kuri icyo kintu uri kurimo kureba cyangwa uwo muntu ureba.
ko mbese wabisuzuguye, ko nta kintu bikubwiye bitagufasheho, utabishishikariye namba, kutabishaka. Bajya bavuga ko ngo imbwa iyo ihaze wenda yabonye nk'inyama nyinshi ukayizanira ikindi kintu bireba ni seseme nyinshi itabyitayeho. Ubwo rero kureba nk'ikimbwa ihaze nicyo bisobanura. Mwaramenye ntihazagira umuntu ureba undi nk'ikimbwa ihaze. Ese wari ubizi kureba undi nk'ikimbwa ihaze icyo bisobanura? Niba utari ubizi tumenyeshe muri comment. Niba ubizi se bwo wabimenye ute? Ese wenda hari uwakurebye nk'ikimbwa ihaze, cyangwa se hari uwo warebye mu ndoro runaka mukuru akubwira ko ari icyo bisobanura? Tumenyeshe muri comment. Nanone twasobanura kurebera umuntu ku rutugu. Iyi ni indoro ikunze gukoreshwa n'abana bato bari mu kigero cy'ubwangavu, akenshi b'abakobwa, uretse ko n'abandi bantu bakuru bashobora kuyikoresha. Kurebera rero umuntu ku rutugu ni ukumureba nyine umusuzuguye, wamuciye amazi, wamukubye na zero, utamuhaye agaciro, mbese wamusuzuguye. Icyo gihe bavuga ko umurebeye ku rutugu. Twasobanura kandi n'icoberamahanga. Abantu benshi iyi barayizi, ariko ushobora gusanga wenda ari ubwa mbere yumvise cyangwa tutaruzi icyo isobanura. Kureba icyoroshye. Kureba icyoroshye rero ikunze gukoreshwa cyane cyane abantu bari mu rukundo, cyangwa se abantu wenda igihe umuntu afitiye undi ubwuzu, nk'umuntu urimo gukinisha umwana w'ikibondo, yewe uruhinja amuteruye, akaba yamureba icyoroshye. Kureba rero umuntu icyoroshye ni ukumuterekera amaso. Bisobanura kumutumbera, umurebana amaso yoroheje, amaso y'ubwuzu n'impuhwe n'urukundo n'akanyamuneza n'umutuzo. Icyo gihe bakavuga ko bamurebye icyoroshye. Ibi turabijyanishanya n'indi nshoberamahanga izwi cyane, abakuru bo mu myaka yo hejuru barayizi ndabihamya. N'abato kandi barayizi. Kurebana akana ko mu jisho. Kurebana akana ko mu jisho ni inshoberamahanga nyine nakunze kumva mu makinamico yo hambere, makinamico ya kera. Ese nawe wigeze wumva ya makinamico ya kera ariko bwa Sebanani, Andrea wa musaza Mukesha Batware? Wigeze uyumva? Niba hari ayo wumvise watumenyesha muri comment. Biriya nabyo biba biri mu muco, biba biri mu mateka, byasusurukije abanyarwanda benshi, n'abavutse nyuma byaradususurukije cyane. Kurebana rero akana ko mu jisho ni indoro aho umwe atumbera undi. Impamvu babyita akana ko mu jisho ni uko imboni y'umuntu, aka gace k'umukara kaba mu jisho, kameze nk'ikirahuri, kameze nk'indorerwamo, kagarura amashusho y'ibintu bikari imbere. Iyo witegereje rero mu mboni y'umuntu ubonamo ishusho yawe yiremyemo, ariko yo ikaba ari ntoya. Rero iyo witegereje umuntu ukamutumbera udahumbye, utamukuraho amaso, ako gashusho gatoya bita akana ko mu jisho nibwo ukabona. Bikunze rero gukorwa n'abantu bakundanye, cyangwa se umuntu yashishikariye undi, cyangwa yamurangariye kubera izindi mpamvu akenshi ziba ari nziza. Igihe baravuga ngo barimo kurebana akana ko mu jisho. Twavuga ko izi nshoberamahanga zishingiye ku kureba zikunze gusobanura ibintu byiza nk'uko mwabyumvisha. Gusa harimo n'ibibi, nko kurebera umuntu ku rutugu, kureba undi nk'ikimbwa ihaze n'ibindi. Gusa harimo n'ibyiza. Reka rero noneho tuvuge ku nshoberamahanga twateguye kuvugaho zijyanye n'uburyo abantu bafatana mu muryango mugari. Ibyo umuntu ashobora gukorera undi, cyangwa se uburyo ashobora kumwitwaraho, akenshi bikunze kuba atari byiza, cyangwa se bikaba na byiza. Nibyo rero tugiye kugarukaho muri izi nshoberamahanga. Twavuga nko kudacira umuntu akari urutega. Kudacira umuntu akari urutega ni ukuba utamubona neza iteka muri wowe, ukishyiramo ko uwo muntu nta cyiza cyamuvaho, ko ibintu adashobora kubishobora, ko iki kintu cyiza kitaba ari icye, niba kinahari ko byanga bikunze hari impamvu. Kubonamo umuntu ibibi, ukamubonamo intege nke, ukamubonamo ibintu bitari byiza iteka, kandi atari ukuvuga ko wenda hari n'icyo yagukoreye. Muri kamere yawe ukaba wumva uwo muntu nta cyiza umubonamo, utamutangira ubuhamya bwiza kandi nta buhemu yakugiriye. Icyo gihe ntabwo umucira akari urutega. Niko rero abanyarwanda bavuga. Twavuga kandi kutajya imbizi. Uzumva bavuga bati runaka na runaka ntibajya imbizi, ntibacana uwaka. Iyo nayo n'indi nshoberamahanga.
Kutajya imbizi rero ni ukutumvikana, ni ukudahuza, ni ukudahura ngo mubashe kumvikana, ahubwo mugahora muhanganye mutumvikana nyine, icyo umwe yumva muri ubu buryo undi akacyumva mu bundi buhabanye. Igihe umwe ashaka guca ibumoso undi agahitamo guca iburyo, ntimuhuze, icyo gihe muba mutajya imbizi, hakaba habamo n'amakimbirane cyangwa guhangana cyangwa amahari atandukanye. Icyo gihe rero ntimuba mujya imbizi. Ibi uzabibona no mu miryango, hari igihe umugisha wenda uba muke niko nabyita, abavandimwe, abana n'ababyeyi ntibunge ubumwe, ahubwo hakazamo ubwiko mu muryango, amakimbirane yo mu miryango, ugasanga ntibajya imbizi. Kutajya imbizi rero no kudacana uwaka ni ukutavuga rumwe burundu. Twavuga kandi guhera umuntu ku ntebe. Kera hari umuntu mukuru twajyaga tuganira akambwira ati nibitagenda gutya na gutya uzampere ku ntebe. Guhera umuntu rero ku ntebe ni ukumusuzugura, ni ukumufata nabi. Ubundi umuntu yakirirwa mu ruganiriro, akakirirwa ku meza, akakirirwa yitaweho kandi yubashywe. Iyo rero umuntu aherewe ku ntebe aba asuzuguwe cyangwa se aciririkishijwe. Guhera rero umuntu ku ntebe ni nko kumusuzugura no kutamuha icyubahiro gikwiriye umugombwa nk'umuntu. Twavuga kandi indi nshoberamahanga yo gukamira mu kitoze. Gukamira umuntu mu kitoze ni inshoberamahanga ikunze gukoreshwa n'abanyarwanda bakuze, bavuga bati wenda runaka nubwo yamemukiye sinamukamira mu kitoze. Gukamira umuntu mu kitoze rero ni ukumugirira nabi, ni ukumukorera ibintu bitari byiza, ni ukutamubera umuntu, ukamuhemukira, cyane cyane igihe we hari ibintu bibi yagukoreye. Ubundi abanyarwanda murabizi ko amata yanyobwaga anywerwa mu byansi, ndetse n'ubu ngubu niko bimeze ku bagikurikiza umuco wacu. Nabyo tuzabigarukaho, imiziro ikwiriye gukurikizwa ku nka, ku mata n'ibindi. Rero urumva ibyansi byagirirwaga isuku ikomeye. Abana b'abakobwa ba kibera inka babaga boza ibyansi bakabigirira isuku. Ubwo rero gukamira umuntu mu cyansi kitoze ubundi nta nubwo bikwiye, ntibyanabagaho, kubera ko icyansi cyahoraga kigirirwa isuku kugira ngo amata kirimo adatokorwa, atajyamo akanda. Ubwo rero gukamira umuntu mu kitoze ni ukumusuzugura, ni ukumukorera ibintu bibi, cyane cyane iyo nawe hari ibyo yagukoreye bibi. Muramenye ntazagira umuntu ukamira mugenzi we mu kitoze. Twavuga kandi gutobera umuntu igitazi. Uzumva bavuga bati runaka ngiye kumutobera igitazi, cyangwa se kanaka yantobeye igitazi. Gutobera umuntu igitazi rero ni ukumubwira amagambo mabi, cyane cyane ukamubwira ukuri ko kwakabaye, ko ibintu bitari byiza kuri we, ukamutuka se cyangwa ukamwandagaza utihaye akabanga, bya bindi mu kinyarwanda twita kwiha akabanga. Ukamutuka rwose byeruye, ukamubwira amagambo mabi byeruye akomeretsa, ubigambiriye, kandi ukakora ku buryo ibyo ushaka kumubwira byose abyumva uko byakabaye, ijambo ku ijambo, udashyizemo ikinyabupfura, udashyizemo kwifata no kuvuga uziga, ahubwo ukamubwira ibyo ushaka kumubwira nk'uko byakabaye, kandi mu magambo akakaye, amabi akomeretsa. Icyo gihe baravuga ngo runaka yatobeye runaka igitazi. Twavuga kandi kubagira umuntu ibisiga. Kubagira umuntu ibisiga ni ukumugirira nabi. Akenshi inshoberamahanga ababyeyi bakundaga kuyikoresha bavuga ko bari buhana abana babakubita kubera amakosa bakoze, ati ndakubagira ibisiga. Kubagira umuntu rero ibisiga bikaganisha ku kumugirira nabi, cyane cyane kubera amakosa yaba yakoze. Twavuga indi nshoberamahanga bita kuvumira ku gahera. Uzumva bavuga bati runaka amvumira ku gahera. Kuvumira umuntu ku gahera ni kumwe uzabona umuntu afata agatoki k'agahera nyine akavuga tapu, akavuma, ashaka kuvuga ko nta kintu cyiza yifurije uwo muntu. Ubundi kuvuma ni ukutongera umuntu,
kugira ngo ikintu runaka kibi kizamubeho cyangwa icyiza runaka ntikizamubeho. Nk'umuntu wenda akaba yakuvuma kugira ngo ntuzabyare, cyangwa se akakuvuma kugira ngo uzakenyuke, n'indi mivumo itandukanye ibaho. Ibijyanye n'umuvumo tuzabigarukaho, ni ikiganiro tuzagarukaho kijyanye n'imivumo, ntimuzacikwe. Turebe se koko imivumo irakora, ese imivumo ibaho koko, ese nyogosenge yakuvuma ukazabura urubyaro nta yindi mpamvu? Tuzabigarukaho. Kuvumira rero umuntu ku gahera ni ukutamwifuriza ibyiza bikorerwa muri kiriya kimenyetso nari imbere nyine cyo kumuvumira ku rutoki rw'agahera koko. Habaho rero gutega umuntu iminsi. Iyi ni inshoberamahanga, nizera neza ko abantu bakuru badukurikiye abenshi baba bayizi, ndetse n'abato ndahamya ko hari abayizi. Gutega umuntu iminsi ni nko guhiga nawe umubwira uti uhinyura ubushobozi bwe bwo kugera ku ntego runaka, unahinyura ubushoboke bwo kuzagerwaho bw'imigambi ye. Urugero, ibi bikunze gukorwa igihe uhinyura ko umuntu yazagera ku ntego runaka ahazaza. Ukavuga uti wowe wenda uba minisitiri, yewe naho babuze, ntacyo tuzaba tureba. Muri make ukavuga uti reka tuzabe tureba, cyangwa se nuba minisitiri nzaba ntakiriho cyangwa se nzagirane. Ashaka kukumvisha ko ahinyura ubushobozi bwawe bwo kugera kuri iki kintu cyangwa kuba cyakubaho, kandi ko rwose abihamya ko kitazaba, n'ikimenyimenyi ko igihe kizaba kiranura, ko mu minsi iri imbere bizanga ukabyibonera. Icyo gihe rero aba aguteza iminsi. Ni icyo ngicyo iyo nshoberamahanga isobanura. Twavuga kandi indi nshoberamahanga abanyarwanda benshi bazi, gusiga umuntu icyasha. Ubundi icyasha ni ubusembwa ku izina ry'umuntu cyangwa izina n'igihugu kigira icyasha burya, cyangwa itsinda ry'abantu. Icyasha rero ni uwo mugayo, ni ubwo busembwa, ni icyo kinegu kiri ku izina ry'umuntu runaka. Noneho gusiga umuntu icyasha ni ugukora ikintu gituma icyasha kijya ku izina rye, izina rye rikajyaho ikinegu, rikajyaho umugayo. Urugero, bishobora kubikora ubinyujije mu kumuharabika, cyangwa se kumusebya, cyangwa se kumutaranga mu bintu runaka, akenshi wenda unamuhimbira ibitari byiza uvuga ko yakoze cyangwa yanyuzemo bitabaye, maze ababyumvise bakamutwaramo umwikomo, bakajya bumva ko ibyo bintu koko byabaye, ni uko izina rye ukaba urisize icyasha utyo. Gusiga rero umuntu icyasha nicyo gusiga umuntu icyasha rero ni icyo ngicyo bisobanura. Ndizera ko abatari babizi babimenye. Noneho tugana ku musozo, reka dukurikizeho inshoberamahanga ivuga ngo gushyirwa mu majwi. Runaka arashyirwa mu majwi, cyangwa se birashyirwa mu majwi ko ikintu iki n'iki cyabaye, cyangwa se runaka yagikoze. Gushyirwa rero mu majwi ni ukuba umuntu arimo kuvugwa ariko mu buryo buteruye, arimo kuvugirwa mu matamatama, arimo kuvugirwa inyuma bitaremezwa neza ko ibyo bintu koko ngo bivugwe ku mugaragaro, bivugwe mu ijwi riranguruye, bivugwe byeruye, binemezwe ko ikintu runaka ari cyo. Urugero, wenda hashobora no kubaho icyaha. Urugero, hari uwambuwe akamburirwa ahantu runaka mu rusisiro, nuko abagenzacyaha mu gukusanya amakuru bagashaka abatangabuhamya. Bamwe bati turakeka ko uyu muntu yaba yambuwe na runaka, abandi bati turakeka ko yaba yambuwe na runaka, abandi batoya wenda ni runaka wamwambuye, kubera ko runaka n'ubushize niwe wibye umuturanyi wacu, niwe wakoze iki n'iki. Abo bantu rero barimo kunuganurwa, barimo kuvugwa ariko bitaranzurwa neza, barimo gushyirwa mu majwi. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Ndizera ko mwasobanukiwe inshoberamahanga zitandukanye twagarutseho uyu munsi, zishingiye ku nshinga kureba ndetse n'igikorwa nyine cyo kubona n'amaso, ndetse n'izishingiye ku mibanire n'abantu, ibyo abantu bakorera abandi nk'uko twazigarutseho. Niba hari icyo wamenye, tumenyeshe muri comment kugira ngo tumenye ko ibiganiro turimo gukora birimo gufasha abanyarwanda, cyane cyane ab'urubyiruko, kuko nicyo tugambiriye, kugira ngo dufatanye gusigasira ururimi n'umuco byacu. Ndongera kwibutsa umuntu waba rero kino kiganiro bwa mbere gukora
subscribe niba atarayikora hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, kugira ngo tujye dukomeza gushyigikirana kandi ibiganiro bishyashya dusizeho bibagereho vuba bidaciye kure kandi muhore mudukurikirana. Niba rero hari igitekerezo ufite kuri iki kiganiro, kuri iki nshoboramahanga cyangwa se n'ibindi biganiro dukora, ingingo wenda wumva ko twazagarukaho mu biganiro by'ubutaha, inshoboramahanga cyangwa inyunguramagambo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'Ikinyarwanda n'umuco n'amateka by'u Rwanda ushaka ko twazakubwiraho mu biganiro byacu bitaha, ntucikwe rwose, ntiwiheze, utumenyeshe muri comment. Mwari kumwe rero nanjye nk'uko bisanzwe, Rumara Intwari nkunda amahoro, naho ubutaha.